Reka rero dusome ijambo ry'Imana kandi ndabizi neza ko Imana izadufasha nkuko twagiye tugirana ibihe byiza n'iki cyumweru tuzagirana ibihe byiza kandi Imana izabana natwe. Reka dusome amagambo y'Imana mu gitabo cyo kuva, igitabo cyo kuva igice cy'13. Kuva ni igice cya 13, dusome umurongo w'17 n'uwa 18. Kuva 13 umurongo w'17 n'uwa 18. Haragira hati 13 umurongo w'17 mu kuva, Farawo amaze kureka ubwo bwoko bugenda, Imana ntiyabucisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya nubwo ari yo busamu, kuko Imana yibwiraga iti abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara ngo basubire mu Egiputa, ahubwo ibagendesha ibizigu ibacisha mu nzira inyura mu butayu ikajya ku nyanja itukura. Abisiraheli bava mu gihugu cya Egiputa bafite intwaro. Gutegeka kwa kabiri igice cy'8. Gutegeka kwa kabiri igice cy'8, dusome umurongo waho wa 2 n'uwa 3. Gutegeka kwa kabiri igice cy'8 umurongo wa 2 n'uwa 3. Kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo igucishe bugufi ikugerageze imenye iby'umutima wawe yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Nuko yagucishije bugufi ikundira ko wicwa n'inzara, ikugaburira manu wari utazi na ba sekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'imitsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ari yamutunga. Dusubikire muri Zaburi ya 90. Zaburi ya 90 umurongo waho w'15, hanyuma tuganire. Zaburi ya 90:15. Utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twaboneyemo ibyago. Umurimo wawe utubonekere abagaragu bawe, gukomera kwawe kumenyekanire ku bana bacu. Ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twe, kandi udukomereze imirimo y'intoki zacu, nuko imirimo y'intoki zacu uyikomeze. Ni ibyanditswe tugiye kwifashisha kandi bizagenda binadufasha, tuzagenda tubigarukaho. Dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kuva igice cy'13 umurongo w'17 n'uwa 18. Batubwiye uburyo Imana yacu yafashe ubwoko bw'Abayisiraheli ibunyuza mu nzira yagaragaraga ko ari inzira igoye, ariko ibikora ku bushake. Icyakora abantu baza gutinda kumenya impamvu y'uwo mubabaro bari guhura nawo, kugera ku rwego batangiye no kujya bitana ba mwana, bagatungana intoki bavuga bati ni we runaka tuzize, ni we runaka tuzize. Ariko Imana iza guseruka, irabyemera, ibabwira ko ntawe bazize, ahubwo ariyo bazize, ko ibyo bari guhura nabyo byose ariyo yabikoze ku bushake bwayo. Iki cyumweru rero ijambo tuzagarukaho nk'intego y'inyigisho ni ijambo rigira riti ninde ubiri inyuma. Ninde ubiri inyuma, nako tuzagenda tuganiraho. Ninde ugize gute? Nako tuzagarukaho. Ninde ubiri inyuma. Gusobanukirwa neza uwihishe inyuma y'ikibazo binagufasha kumenya uko uhangana nawe. Ubu ngubu buno buzima tubamo, hari igihe usanga turi kwitana ba mwana, nyamara turimo twirenganya hagati yacu. Nta n'uwaduteje ibibazo, nta n'uwo dufitanye ibibazo. Rimwe na rimwe ugasanga uri inyuma y'ibyacu araniturije,
nta n'uri kumutunga urutoki, ahubwo turi guhangana n'abatabifitemo iki uruhare. Imana idushoboze iki cyumweru tuzakimare buri muntu wese, yaba ibibazo afite by'ubuzima bwe, yaba iby'umuryango, yaba iby'itorero, yaba iby'igihugu. Imana izadushoboze iki cyumweru, izaduhumura amaso dusobanukirwe uri biri hehe, ubiri inyuma. Ninde ubiri inyuma? Tuzagerageza kureba ubiri inyuma hagati y'Imana, umuntu ndetse na Satani. Kuko iyo tutatewe n'Imana, Satani aba yaduteye. Iyo Satani ataduteye, natwe tuba twiteye ubwacu. Muri izi ntambara rero, kugira ngo uzirwane neza, ni uko usobanukirwa neza uwaguteye. Kuko iyo utazi uwaguteye, hari igihe ukoresha imbaraga nke cyane kandi uwaguteye afite imbaraga nyinshi. Iyo utazi uwaguteye, hari igihe wisanga uri guhangara udahangarwa. Kuko hari igihe biba ngombwa, bitewe n'uwakwibasiye n'uwaguteye, hari igihe biba ngombwa ko wifata ugafunga umunwa, ugaceceka, ukavuga uti ntawuburana n'umuhamba, bitewe n'imbaraga z'uwagize gute, z'uwaguteye. Imana idushoboze kumenya ugize gute, ubiri inyuma. Amagambo Yesu Kristo yavuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice k'14, 28 kugera kuri 30, yigishije isomo ry'uko umuntu wese winjiye mu nzira y'agakiza ajye yihangana, abanza abaririze, amenye umwanzi bagiye guhangana nawe, amenye imbaraga afite, amenye ubushobozi afite, amenye ingabo afite, amenye intwaro afite. Bizanamufasha nawe kumenya intwaro n'ingabo azahagurukana kugira ngo bahangane. Akenshi intambara duhura nazo mu buzima bwa gikristo, impamvu zidutsinda biba binafitanye isano n'uko twihata kwiga Imana cyane, ariko Satani ntituyiga nayo ngo tuyimenye, kandi ari umwanzi wacu. Nutiga kumenya umwanzi wawe, uzahangana nawe gute? Niyo mpamvu iyo yinjiriye mu kantu gatoya, kuko utamumenyereye muri ako kantu, biba bihagije kugira ngo gushobore. Niyo yaje yambaye ikanzu y'umweru, biba bihagije kugira ngo akwemeze, kubera ko ntiwigeze wiga Satani umumenye kugera ku rwego umenya ko ashobora no kwambara ikanzu y'umweru kandi ari Satani. Ubimenya rwose, ukavuga uti uyu mutindi nubwo yambaye ikanzu y'umweru ariko niki, ni Satani. Iyo rero wafashe akanya nawe ko kumwiga, ukiga uwo mwanzi wawe neza, ukamumenya uburyo bwose yiyoberanya, muramumenya kuko warafashe akanya ko kumwiga. Nicyo Yesu rero yavuga guti, nimutiga umwanzi wanyu ngo mumumenye, azajya aturuka hariya afite ingabo iburyo n'ibumoso, nimuzikubita amaso muhita mumanika amaboko, turemeye turemeye turemeye, n'utwica turemeye. Ubu se ntihari abantu benshi bamaze kumanikira amaboko Satani kuko bamwibeshagaho? Ubu ntibyabacanze isa n'iziri kubakora? Ntibinjiye muri rya jambo ryo gukinwa ku mubyimba, icyo batinyaga kigize gute, kibagezeho? Uwo bakinanaga nawe ntabwo bari bamuzi. Imana idushoboze kumenya ubiri inyuma ngo tubone uko duhangana nawe. Niba ari uwo kurwanywa, tumurwanye. Niba ari uwo gutuza, tukagirana nawe imishyikirano, tugirane nawe imishyikirano. Cyane ko ntabwo uduteye wese ntibivuze ko wamurwanya. Hari uwo bigusaba ko mugirana imishyikirano, ukamuhendahenda mukumvikana. Nta bintu by'amahane. Wazana amahane agatwe bakagahonda, kubera ko wazanyeho amahane ntabwo bamushyiraho amahane, ahubwo barumvikana. Ikibazo kigakemuka ari uko mugize gute, mwumvikanye. Yesu nashimwe bana b'Imana. Iyo tutazi neza uturi inyuma, akenshi dukoresha n'amagambo atari meza mu gihe dusenga Imana. Hari igihe usanga turi gusaba kandi aho twakabaye dutegeka, kubera ko ubiri inyuma ushobora kumukira ari uko utegetse. Iyo ugiye rero kumwinginga, wamwitiranyije ukajya wirirwa umwinginga, agukora mu jisho n'umwuka yawukuramo.
haraho biba ngombwa ko dutegeka bitewe n'imbaraga z'ubiri inyuma. Ubyihisha inyuma ushobora gusanga bigusaba kuza gutegeka kugira ngo umukire. Iyo rero tutarabimenya, dusaba hataraho gusaba, tugategeka hataraho kugira gutegeka. Hakaba haraho usanga twirakaje kandi ubiri inyuma akajya avuga utabana rwose, nk'ubu tutwana rwose turi kwirakaza, n'ubundi n'iki turi burenzeho, turarenzaho iki koko ubona twirakaje. Igihe umuntu usanga yirakaje ukagira ngo hari izindi mbaraga yungutse zihangana n'ubiri inyuma, ariko ugasanga nta nazo, ahubwo ni impamvu z'ubutamenya, zo kutamenya, kumva ibintu bije agahita ubwonko ibitekerezo bigahita bimubeshya uti urahagurukiwe, ihagurutse intwaro kakubayeho. Imana ijya idushoboza kumenya ugize gute ubiri inyuma. Yakobo yaranditse mu gice cya 4 umurongo wa 3 aravuga ngo turasaba ntiduhabwe kuko tugira gute dusaba nabi. Gusaba nabi kwacu kuba kunafitanye isano n'uburyo dushaka gukemuramo ikibazo binyuranyije nuko twakabaye tugikemura. Ugasanga turasenga amasengesho anyuranyije no gushaka kw'Imana yacu. Iyo tutazubira inyuma niyo dusenga, hari igihe tugwa mu mutego wo gusenga amasengesho ariko agaragara nk'ishyaka ry'Imana ritava mu bwenge. Ishyaka ry'Imana ritava mu bwenge ni riba riteye rite? Ni uburyo ubona umuntu afite ishyaka ryo gusenga ariko wamutega amatwi ukumva ibintu ari gusengera, ugasanga afite ishyaka ry'Imana pe, ariko wagenzura ugasanga nta bwenge bugize gute burimo. None se wavuga gute ko umuntu ibyo ari gusengera biri mu ubwenge kandi ari gutokesha Imana, ari gushiririza Imana, ari kuvunagura Imana? Ari vunagwa ati ndavunaguye ndashiririje, kandi wagenzura ugasanga ni Imana ari kugira gute ari gushiririza. Ibi nta yindi mpamvu ibitera. Mu bukristo bwacu hari ukuntu twishyizemo ko ikintu cyose kije mu ibara ry'umukara, ubwo ni abadayimoni baduteye. Ikintu kije kitubangamiye biba bihagije, nta kubaririza, nta gushakisha, nta byo kuvuga ngo dushaka amakuru, bigaragaje ubwo bije bidutsikamiye. Satani mutangatange, kabaye ni mutangatange. N'abana b'Imana, ubu imyaka tumaze muri ubu buzima bwa gikristo tuyobewe ko n'Imana yaduhagurukira, ikaduhagurukira tukajya twirirwa turira, turara turira. Yaraduhagurukiye turara turira, twirirwa dushakira ibibazo aho bitari. niwe tuzize bizabakoraho. Kera kabaye ikazaza ikabyigamba. Imana ntijya igira ubwoba bwo kwigamba ibintu yakoze, yari iri inyuma yabyo. Imana uretse n'Imana idatinya utagira icyo uyitwara. Yabivuze, yavuze uti ninjye waguhejeje umwuka, nari mbuze gato ngo nkwice, cyakora nkugirira impuhwe. Uretse n'Imana idatinya abantu ngo hari icyo bayitwara. Hari igihe njya numva, namwe mujya mubyumva ku makuru, ukumva habaye nk'igitera ahantu kigahitana abantu, wajya ukumva ngo umutwe runaka ngo uri kwigamba, ngo nitwe ngo twagikoze, ngo nitwe twari tukiri inyuma, nitwe twabikoze. Kandi abo ni abantu bari kwigamba, ntibazi ko ibyo bigambamo babiririramo. None Imana ntizatinya kuza guca impaka ivuga iti ninjye wari ubiri inyuma? Nubwo mwirirwa mutungana intoki, ariko ninjye wari ubyihishe inyuma. Gutekereza ko ibije bitubabaje byose mu isi, ibije bitubabaje mu itorero, ibije bitubabaje mu miryango, guhorana imyumvire yo kumva ko ari amadayimoni atwibasiye. Tuzashiririza Imana inshuro nyinshi, nuko nyine idashiririra irakomeye. Tuzayitokesha inshuro nyinshi, tuyivunagura inshuro nyinshi, kuko twarayifashe tuyitiranya n'abadayimoni bagize gute baduteye.
uhereye kera kose nta gihe Imana, nta gihe abantu batagiye bahura n'ibintu by'ibishakwe kandi Imana ikavuga iti ni ngewe wabikoze. Ingero koko, reba nk'uriya mudamu wari waravuze urubyaro witwa Hana. Uyu mudamu koko, twebwe rero hari ukuntu tugira impuhwe nyinshi, ariko impuhwe tugira n'iz'abantu ziba zirimo hari igihe ziba zirimo n'ubuyobe, kuko tugira impuhwe kugera ku rwego ugirira n'impuhwe umuntu Imana itakizifitiye. Ikikwereka ko tugira impuhwe zirimo n'ubuyobe ni uko tugera ku rwego tugirira imbabazi n'umuntu Imana itakizifitiye. Wa wundi mwana bipfa uti wowe sha uramugirira impuhwe sha, umuntu ushaho ububasha. Ndashaka kumvisha umuntu umwumvishe, nawe ukazana ibintu byo kumugirira impuhwe. Kubera ko amaso yacu rero areba hafi, tuzana ibintu by'impuhwe. Mama yo, reba ukuntu ameze neza, kandi wenda ari Imana yamugagaje. Yo, ihangane mama, mwisi niko bimera, yo bizagira iherezo. Uzuri kumugirira impuhwe ni nko kujya kuririra Dawidi, Imana yamwicishe wa mwana uturutse mu manyanga yakoze, ngo uri kumuririra. Yo, ihangane Dawidi wayo, ihangane, ibigeragezo biragwira byahese. Niba Imana yicyahiye umuntu kubera ubugoryi yari afite, uramugirira impuhwe ngo bigende bite? Witeranye n'Imana. Imana ijya iduha amaso yo kureba Imana no mu bintu bikomeye bikakaye. Amaso yacu ntajya abona Imana mu bintu tubona ko ari umweru gusa, ahubwo amaso yacu agere ku rwego abona n'Imana no mu bintu tubona ko ari umukara, ariko tubone ko Imana igize gute, ihari. Nicyo kizadufasha kudategura iminsi 21 tugiye kuyirwanya, mutegura ya 40 tugiye kuyirwanya, mutegura iminsi 7 tugiye kuyirwanya. Umwanditsi Pawulo yandikira Abakolosayi mu kiriya gice cya 2, duhereye ku mirongo ya 20 ukamanuka za 23 gutyo, hari ahantu yavuze aravuga ngo icyakora ngo bisa naho ari iby'ubwenge, ngo kugira ngo usange abantu ngo barihimbiye uburyo bwo gusenga, bajye bigira nk'abicisha bugufi, n'ibiryo babyanze. Aravuga uti nyamara iyo yose ni imitwe, nta kintu na gito bibasha guhinduraho kurwanya irari ry'imibiri yabo. Hari ukuntu usanga twiremera amasengesho y'ibihimbano, rimwe na rimwe tukereka Imana ko ari ibitubabaje tugiye guhangana nabyo, ariko ntitumenye ko ari Imana tugiye guhangana nayo. Nicyo gituma bene ayo masengesho nta musaruro tuyavamo, icyo twangaga akaba aricyo tugira gute tubona. Ubwo tugasigara tuvuga ariko Imana nta matwi ikigira. Ubu koko iminsi igana ntinayiha agaciro koko? Imana ntiyiha agaciro iyi minsi yose koko? Ntiyiha agaciro se? Imana rero, Imana ni Imana, natwe turi abantu. Ntabwo Imana wayikoresha ikosa ngo byemere, ngo nuko ngo wagendaga umwuka wenda guhera. Dore ko hari n'abasenga ukajya ubona baravuga n'imvugo y'uko basenze, n'ingendo isa no gusenga. Hari n'ukuntu tutazi nyine guporoteza ngo duhishe ko dusenga, ugasanga umuntu n'umwuka avuga usa no gusenga, nturi kuva mu kanwa. Bimeze bite? Beza shimba himbazwe, ntuva mu kanwa. Wabaye ikisurgura arwaye, nyamazemo iminsi ze ayamazemo iminsi, ninde ari gutera impuhwe? Impuhwe ari kuzitera ne mu by'ukuri. Ibi rero byo kwirirwa umuntu atera impuhwe anazitera mu mafuti, ari kuzana impuhwe yararwanyije Imana, arazana impuhwe yaratutse Imana. Umuntu yahagurukije ibitero byo guhangana n'Imana ngo ari gutera impuhwe. Ibyo rero nta gaciro Imana ibiha. Ivuga iti yo, utavira mwaho n'ukuri, utavira mwaho mwana wanjye, utavira mwaho kandi waragagaye, nubwo wasabaga ibitari byo ariko reka nkure, utavira mwaho. Ntabwo ibyo Imana yabikora ngo uyigushe mu ikosa, ngo utavira mwaho ngo umaze iminsi usenga. Matayo 7:21 Yesu yagize ati, abantu bampamagara bati mwami mwami, siko bambona, keretse umuntu ubikora nk'uko Data wo mu ijuru agize gute ashaka.
gusenga kwiza mu rwa mbere rwa Yohana igice cyaho cya 5 14 na 15 ikintu gituma tutamwarwa imbere y'Imana nuko Imana itwumva ariko iyo tuyisabye ikintu nkuko ishaka. Ibintu byose imbere y'Imana byemerwa iyo umuntu abikoze nkuko Imana ishaka. Nsenze nkuko Imana ishaka, nigishije nkuko Imana ishaka, ntuyitura nkuko Imana ishaka. Ibintu byose imbere y'Imana. Ntabwo Imana ireba ingano y'ibintu ngo kuko ari byinshi sinabyanga, ntako atagize yayoye cyane arazana, ntako atagize yitanze yakoze iyo bwabaga. Ntabwo Imana aricyo yitayeho. Yiri kureba yabikoze nkuko ashaka, yabikoze uko byakabaye bikorwa, yabikoze nkuko nabitegetse. Nikiri kureba no kuvuga ngo yo yabize n'icyuya disi yo maze yanavuze arasarara yasaraye we. Nushaka usarara umwuka uheri, wasaraye nkuko ishaka. Gusarara se koko biyibwiye iki? Ibyo byakemeza umuntu nkanjye tunganya ibiro tunganya ubwenge. Imana byayemeza ko bihabanye no gushaka kwayo. Imana idushoboze kumenya ubiri inyuma, tutazatera ibuye hadaterwa ibuye. Kera bavugaga akarere kagiraga abajandarume. Habaga abajandarume, umuntu yahanyuraga yikandagira. Hari igihe usanga umuntu yatebuye ku karere yitiranyije ibintu. Nari mbabwiye ngo iyo tutazi ubiri inyuma tujya tugera ku rwego rwo gusenga amasengesho, ariko wagenzura ugasanga ni ya masengesho ari mu ishyaka ry'Imana ariko ritava hehe mu bwenge. Aya masengesho ntahatandukaniye n'imyumvire ya Petero. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 16:21. Uwitwa Petero yateze amatwi ikiganiro Yesu yari abahaye kivuga ko agiye kujya ku Yerusalemu akababazwa, akicwa, akabambwa, ku munsi wa gatatu akazuka. Imyumvire y'umwana w'umuntu rero ihita imwereka ko ibyo bintu ubwo ngubwo ari ibintu bibi nyine umuntu agomba guhangana nabyo. Petero ati hoya, nta mpamvu. Mwana w'Imana wabuzize iki? Urazira iki? N'ukuri ibyo ntabwo byagomba kuba ku muntu usenga. N'ukuri wenda byaba ku bapagani, umuntu usengana niba ture koko hoya rwose. Bizaca ahandi bijya kure rwose. Yesu aramureba gute rwose. Tubujije buba mu bantu, bujiji bapfa kubona ibintu byose bihagurutse bizanyukana bakahangana nabyo. Aramureba aravuga uti nawe si wowe na amadayimoni akuzuye? Ahita aramucyaha ati mva inyuma Satani, kuko ufite amadayimoni. Ibintu uri gutekereza n'iby'abadayimoni rwose, ntabwo ari iby'Imana. Wowe urafata umugambi w'Imana yateguye imyaka myinshi wo kuzatuma bambabaza nkapfa nkabitangira. Inama zarakozwe kugira mfe, abazanyica barateguwe, abazangambanira barateguwe, umugambi waranogejwe, Imana irawubaka uruzura. None wowe Petero urashaka gufata inyubako Imana yubatse imyaka akayabo iyubatse, warangiza ugashaka kuyisenya umpugura ungira inama zipfuye? Ntibamwise Satani kandi yari ari kuzana ibintu by'impuhwe. Ubuse bamwise Satani ntiyari ari kuvuga amagambo meza y'urukundo, y'impuhwe, y'imbabazi. Ntazize imbabazi, impuhwe sizo Yesu amujijije. Ntibamwise Satani kubera iki? Iwe arabona arumva ibiba kuri Kristo, agahita bishyira mu gatebo ko kuvuga uti ni amadayimoni agiye kuguhagurukira. Imyumvire rero yakomeje kumwemeza ko Yesu ari amadayimoni amuhagurukiye ashaka kumurwanya. Nicyo cyatumye mwumva akomeza abwira Yesu ati njyewe sinzatuma upfa. Bagera no mu gashyamba
Yesu yabahuye n'abakozi b'Imana baje kumufasha kugera ku mugambi w'Imana. Petero ati ndabamara mbaca amatwi. Baca amatwi abakozi b'Imana baje gufasha Yesu kugera ku mugambi w'Imana. Bana b'Imana, tugomba kugera ku rwego dushobora no kureba umuntu tubangamiye tukamubonamo igikoresho cy'Imana. Imana ishaka gukoresha tugeraho tugera, haba mu myumvire, haba mu mitekerereze, tukamubonamo igikoresho cy'Imana. Imana ishaka gukoresha ngo twige ibyo tutize, tumenye ibyo tutigeze tugira gute tumenye. Twose none se ubu ngubu koko umugabo Yosefu niwe nakunze. Yosefu yari afite amaso y'umwuka rwose, yari afite amaso y'umwuka. Bene wabo ngo baraje ngo baje ngo kumusaba imbabazi ngo barahemutse. Arabareba, se bahemutse? Barahemutse, baratumye mba umuntu ukaze gutyo koko. Ubu nta nubwo bahumuka amaso bamenye poromosiyo batumye ngeraho. Kuba barahemutse. Arabareba ararira aravuga uti shate ntabwo muzi icyo mwakoze. Timwebwe mwatekereje ko buriya mugiye kungirira nabi, ariko ntimwamenya ko Imana iri kubakoresha, irabakoresha ngo tuba tugeze kuri uru rwego. Yari afite amaso areba Imana mu we yakita umwanzi, ahubwo akamubona nk'umugisha ku buzima bwe, akabona ko ahageze ari kubikesha uwo nguwo. Muraba guhembwa, ahubwo reka mbahembesha iyo mutakora aka kazi ngo mwumvire umwuka mugakore, ngo mugakore. Ubu tuba turi ingegera, twarabaye abatindi, tuba twarapfuye kera n'inzara baratwishe, ariko mwumviye umwuka sha, nubwo mwanjegeje ariko mwumviye umwuka sha, reka mbahembe. Ntagiye mwumvira abakozi b'Imana. Yamusuzugura abakozi b'Imana ngo nuko babakubise amahwa, nuko babayoboje ibyuma. Mwagiye mwumvira abakozi b'Imana ko Imana ifite abakozi benshi. Kariya gahungu ndi mukazi kibasiye Dawidi kitwa Shimeyi, karamutuka. Noneho rero Dawidi yagendanaga n'abantu ntaho bataniye n'abiki gihe, barebaga hafi cyane. Baramubwira bati iriya mbwa reka tuyirahire tuyice igihanga, irakumenyera, irakuzi, buriya izi urwego uriho irakumenyera, ihangara ibidahangarwa, reka tukwereke. Dawidi arabareba ati ntayerekwa mugira. Ubu kariya gahungu ni muri kukareba ngo mukabone mw'Imana yakinjiyemo ikakabwira kanyibasire, ubundi mubona urwego ndiho ari urwo kumenyerwa n'uriya muturage. Uretse kumuri inyuma uri kumusunika ngo antuke, afite imbaraga. Nicyo gituma mubona yatinyutse ibidatinyukwa, ashaka gucokoza ibidacokozwa, yizeye imbaraga z'umuri inyuma, naho kubwe ntacyo uriya yari gukora. N'abana b'Imana, ubu urwego turiho abakristo, uretse kutumenyera ari uw'Imana iba yaduhaye, ikavuga uti ndabatanze mubamenyere. Mubona urwego turiho, imbaraga z'Imana zikorera muri twe, amasengesho dusenga. Mubona hari uwatwinjirira Imana itadutanze? Uw'Imana itaduhaye ngo adushungure ntiyadushobora, kuko turi ku rwego rwo hejuru, Uburinzi dufite bwonyine butwemerera kuba umuntu yatumenyera akikubita hasi. None se kuko ibi tuvuga ni ukuri kw'ijambo ry'Imana? Uretse ko Yesu yiyoroheje aravuga uti reka umugambi w'Imana ugerwaho, imbaraga yari afite ntimuzizi. Icyiciro cya mbere, igitoro cya mbere nicyaje kikubita hasi, gikubita amazuru ati wa muntu arakaze. Uretse ko yavuze uti reka niyoroshye umugambi w'Imana ugire gute ugerweho banshobore. Ibidushobora nuko Imana ibidutanze, ariko urwego turiho ntabwo twamenyerwa n'uwo ari we wese. Ariko kuko Imana yemeye ko umuntu atumenyera, aratumenyera. Imana idushoboze kumenya ugize gute ubiri. Niyo magambo dufite tuzakomeza kuganira iki cyumweru. Tuzagerageza kugaragaza
ibitugeraho bizanywe na Satani uko biba bisa, ibitugeraho bizanywe n'Imana uko biba bisa, n'ibitugeraho natwe ubwacu tubyizaniye ari twe twiteye tunasabwa no kwitabara uko biba bisa. Kandi Imana izabidushobozamo, izagenda inatwigisha ubwenge kuzagera ku rwego umuntu azajya areba ikibazo ntashakishirize igisubizo ahatariho, ahubwo ashakishirize igisubizo ahantu h'ukuri. Imana izabidushoboza mu izina rya Yesu. Ndagira ngo tugane ku musozo w'isomo ry'uyu munsi. Ku wa mbere wari umunsi wo gutangira, kandi Imana izagenda idushoboza. Haleluya. Ninde ubiri inyuma? Niyo magambo turi kuganira. Mose bari bamumereye nabi, wadukuriye iki mu Egiputa uza kutwicisha inzara? Nyamara arengana, batangira kumutunga intoki arengana, bashaka kumutera amabuye arengana, ariko Imana ica impaka. Imana ndayikunda, iyo yururutse ica impaka, igaragaza ukuri aho guherereye. Abantu bahondanaga imitwe ntibongere guhondana imitwe. Imana irururuka iravuga iti burya ninjye wabicishije inzara. Ni wowe? Ati ni njyewe burya watumye muruha. Ni wowe urabyemeye? Ati njye ndabyemeye, ndi Imana nta bwoba mfite. Baravuga bati okay, tugize umugisha urabyemeye. Ubwo rero ubyemeye dusanze twararenganye, tugiye kukwaka impozamarira, tukwaka indishyi y'akababaro. Aho bigeze noneho, kuko ubyiyemereye ko ari wowe wabikoze, tukaba dusanze waranaturenganije nta n'icyo uri kutuziza. Utwishimisha ibyishimo bingana n'igihe watubabarije, utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi twaboneyemo ibyago. Bari bamenye gitera, bamenye inkomoko y'ibibazo byabo, baza gusanga bakwiye kwishyuza uwabatsikamiye, baza gusanga bakwiriye komorwa n'uwabateye ibikomere. Baravuga bati nta handi hantu twongera gushakishiriza igisubizo, turagishakishiriza kuwatubangamiye, kuwadutsikamiye, kuwadukandagiye. Ni nawe ugomba kutuzura kuko niwe twazize. Iyo umenya ahandi ikibazo cyaturutse n'igisubizo kiba cyabonetse. Muhaguruke dusenga Imana, tubwire Imana ngo muri iki cyumweru itwungure ubwenge dusobanukirwe n'ibyanditswe. Yesu ngo yitegereza abigishwa be ngo abungure ubwenge ngo basobanukirwe, ahita atangira kubigisha ya magambo yose, ariko yabanje kubungura ubwenge. Imana itatwunguye ubwenge ngo dusobanukirwe n'ibyanditswe, dusobanukirwe iki cyumweru ubiri inyuma. Iki cyumweru cyazasiga n'ubundi twirirwa duhangana n'ibitari byo guhanganwa nabyo, turwanya ibitari byo kurwanya, ariko Imana nibidushoboze mu izina rya Yesu.